haleluya, haleluya, haleluya. Ikaze imbere y'Imana kuri uyu mugoroba. Turashimira Imana ubuntu bwayo n'urukundo rwayo n'uburinzi bwayo yabanye natwe uyu mwaka wose. Tugeze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12, imbabazi z'Imana zabaye hejuru y'ubuzima bwacu. Dufite amasengesho iki cyumweru cyose, morning glory buri munsi saa 12 za mu gitondo ku masaha ya Uganda na Kenya, saa 11 ku masaha mu Rwanda. Dufite amasengesho y'umugoroba buri munsi atambuka kuri free conference ndetse no kuri AM12 TV. Buri munsi saa 3 zo mu Rwanda, saa 4 ku masaha ya Uganda na Kenya. Ibihugu turimo amasaha aratandukanye, ariko tugendera ku masaha mu Rwanda kugira ngo twese tube hamwe. Buri mugoroba tuzaba turi hamwe dusenga, tuganira ijambo ry'Imana. Buri gitondo niko bimeze. Kuwa gatanu dufite amasengesho yo kwiyiriza umunsi wose, ndetse dufite overnight izatangira saa 12 z'umugoroba. Ndabinginze mwese muzemo kugira ngo dufatanye gushima Imana kubw'ibyo Imana yadukoreye muri uyu mwaka wa 2022. Kuwa gatandatu ku itariki 31 dufite overnight y'amasaha 2 gusa. Ni overnight iza closinga cyangwa se tuzaba turimo twambuka tuva mu mwaka wa 2022 twinjira mu mwaka wa 2023. Tuzakora amasaha 2 gusa ko tuzaba tware overnight. Kandi ku itariki ya mbere abantu baba bakeneye kuba mu miryango, baba bakeneye habara amaprogramo menshi. Niyo mpamvu tutazafata umwanya munini, tuzakoresha amasaha 2 gusa yo kwambuka tuva mu mwaka umwe twinjira mu wundi, twakira iyo migisha. Ubundi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 tuzaba dufite amasengesho y'imisi 40 azahita atangira. Nabwo kiriya cyumweru cyose tuzakimara dusenga buri munsi ku mugoroba saa 3 z'ijoro kuri YouTube ndetse no kuri free conference no ku mbuga z'abakunda Imana. Izindi programu zindi tuzagenda tuzibamenyesha nyuma yaho mu kindi cyumweru kindi kizakurikira. Ariko icyumweru cya mbere cyose cy'ukwezi kwa mbere uhereye ku itariki 2 buri munsi tuzaba turi ahangaha kuri AM12 TV, turimo dusenga kandi turimo duganira ijambo ry'Imana. Ni byiza, ni by'ingenzi cyane kubera yuko Imana yaduhaye uyu muyoboro kandi yabuduhaye twarawusabye, twarawusengeye. Rero ni byiza yuko tubukoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose. Inshuro nyinshi twakunze kuba twamaze igihe kinini dukoresha mu WhatsApp, ariko tugatanga ubutumwa bwinshi kandi bukomeye, ariko bugatakara bukabura burundu. Gusa kuri iyi nshuro buri kintu cyose tunyujije ahangaha, igihe icyo ari cyo cyose waza ukakireba, kandi wita bugera no kubatari mu magroupe yacu cyangwa se abatabarizwa muri ministeri yacu, no ubutumwa bwiza babageraho, kuko icyo ni cyose yaduhamagariye ngo dutware ubutumwa hirya no hino ku isi. Rero iyi ngiyi ni visa yihuse yo gutwara ubutumwa ku mpera z'isi. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira kwabanye natwe, turagushimira Mwami kohereje umwana w'ikinege Yesu Kristo akaza mu isi akavukira hagati muri twebwe. Turagushimira urukundo rudasanzwe wadukunze, turagushimira Mwami uburyo ki wakoze ibishoboka byose kugira ngo ntudutakaze, ahubwo tugume muri presence yawe. Turagushimira ko abanye natwe uyu mwaka wose abakunda Imana. Nukuri watugire neza, waraturinze, washoje amasezerano hagati muri twebwe, wakoze ibikomeye, waratwaguye. Izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba dukomeje kuba imbere yawe, tukwinginga, tugusenga, kuko dukeneye imbaraga zidusora muri mwaka wa 2022 twinjira mu mwaka wa 2023. Turakwifuza, dukeneye ijambo ryawe, dukeneye umwuka wawe, dukeneye Mwami ko udukora ku maso tukabona ibyo amaso adashobora kubona, dukeneye ko udukora ku matwi kugira ngo twumve ibyo amatwi yacu adashobora kumva. Kuko ijambo ryaravuga ngo ibyo amaso atarabona n'ibyo amatwi atarumva wabibikiye abagukunda. Muri abo bagukunda Mwami, abakunda Imana,
data turagukunda. Niyo mpamvu tukwingize kugira ngo iyi minsi yose ubane natwe, wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu, wumve gusaba tugusaba ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba. Mwami ube hagati muri twebwe, wururuke udusubize. Rero ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha abadukurikiye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Buhinde, abari muri South Korea, abari muri Amerika, abari hano muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye byo kwisi, abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari South Africa, abari mu Mozambique, abari mu Bwongereza, abari muri ibyo bihugu byose niyo migabane yose. Turakwinginze ngo ijambo ryawe ribagereho, imbaraga zawe zibagereho, gukomera kwe no kwera kwawe Mwami bibe hejuru y'ubuzima bwabo. Turagushimira kuko uri Imana igira neza. Bana natwe uyu mugoroba, ijambo ryawe Mwami rigira umumaro hagati muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Uyu mugoroba dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo, ni ibice bibiri. Turasoma dore ku murongo wa 19 hanyuma turakomeza. Matayo ibice bibiri umurongo wa 19 avuga ngo Herode amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashaka kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli. Reka dusome n'ubundi muri Hoseya ibice 11 umurongo wa mbere. Hoseya ibice 11 umurongo wa mbere avuga ngo Isirayeli akiri umwana naramukundaga, hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Uyu mugoroba ndashaka kukuganiriza ijambo rivuga ngo uri umwana w'Imana. Kandi uyu mugoroba Imana iraguhamagara ngo uve muri Egiputa. Biravuga ngo nahamagaye umwana wanjye kugira ngo ave muri Egiputa. Egiputa ni hehe? Egiputa ni ahantu umuntu ajya atari uko abishaka, ahubwo ni ahantu ujyanwa n'ibibazo, ni ahantu ujyanwa n'ingorane. Hari ibibazo biza mu buzima bwawe, hanyuma ibyo bibazo bigafata icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bikagihindura, bikacyerekeza mu yindi nzira utigeze utekereza. Twaganiriye ijambo ry'Imana kuri Yosefu na Mariya. Twaganiriye ijambo ry'Imana kuri Yosefu na Mariya ubwo bavaga i Galilaya y'i Nazareti bakajya i Betelehemu, bagiye kwibaruza. Rwari urugendo rw'iminsi mikeya, hanyuma bakagaruka. Muri gahunda zabo bumvaga yuko nibarangiza kwibaruza bari buze kugaruka, bagasubira mu rugo rwabo, mu nzu yabo, muri bizinesi zabo, mu nshuti, mu baturanyi, mu bagenzi, mu bakorana, bagakomeza bakabana nabo nk'uko bisanzwe.
ariko bitunguranye marayika aramanuka arababwira ngo ntabwo bigishobotse yuko musubira mu rugo iwanyu, ahubwo nimumanuke mujye muri Egiputa. Yosefu abaza marayika aramubaza ngo bigenze gute? Muri Egiputa ndajya kubayo gute? Ni igihugu cy'abandi, sindahatembera, sindahagera, niyihe mpamvu itumye munyohereza hari? Marayika abwira Yosefu aramubwira ngo Herode, umwami Herode arashaka kwica umwana na nyina, none haguruka uhunge kandi gira vuba, kuko nutinda ushobora guhura n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Mu buryo bwihuse Yosefu arahaguruka atekera ibyo yari afite bimuri bugufi, hanyuma yerekeza muri Egiputa. Aramanuka arirukanka arahunga. Yagiye muri Egiputa arimo akiza amagara yiwe, arimo akiza amagara y'umugore we, arimo akiza amagara y'umwana wavutse. Hari ahantu uri muri iyi minsi suko wahisemo kuhaba. Hari ahantu uyu mwaka ibigeragezo n'intambara na ba Herode binjiye mu buzima bwawe, bakwerekeje, batumye werekeza muri Egiputa. Suko ushaka kuba muri Egiputa, suko ukunze imibereho n'ubuzima bwo muri Egiputa, ariko hari ba Herode bagusunikirije kujya muri Egiputa. Herode ni muntu ki? Herode ni umuntu ufite ubushobozi, afite ubwami, afite ubutware, afite imbaraga, ariko akoresha imbaraga ziwe mu kubabaza abandi, akoresha imbaraga ziwe mu kwirukansa abandi, akoresha imbaraga ziwe mu kubuza abantu amahwemo. Byashoboka ko uyu munsi none Herode uri mu buzima bwawe ari indwara zinjiye mu rugo rwawe. Byashoboka ko Herode uri mu buzima bwawe ari abarozi bakuzengurutse. Byashoboka yuko Herode uri mu buzima bwawe ari ubukene bwakwinjiranye. Ubwo bukene bwaragufashe bukuvanaho wagombaga kuba bukwerekeza muri Egiputa. Uyu munsi none wicaye muri Egiputa y'ubukene. Uyu munsi none wicaye muri Egiputa y'inzara. Uyu munsi none wicaye muri Egiputa y'ubushomeri. Uyu munsi none wicaye muri Egiputa y'ubuhungiro. Wicaye muri Egiputa y'amadeni. Wicaye muri Egiputa yo kugirirwa nabi, yo kuvugwa nabi. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo nahamagaye umwana wanjye mukura muri Egiputa. Yesu Kristo amaze kuvuka ntabwo yigeze agira umwanya wo kwishima no kwenjoyinga ubuzima nk'abandi bana nk'izindi mpinja. Kubera iki? Kuko yasanganiwe n'urwango rukomeye. Inshuro nyinshi tuza muri iyi si tugasanganirwa n'urwango, tukabaho tuzengurutswe n'urwango impande zose. Ibibazo byinshi dufite mu buzima bwacu ni ukubera ba Herode batwanga. Herode yanze Yesu, ariko mu kuri wakwibaza ngo niki yamuzizaga? Uruhinja ruvutse uwo munsi rutaramenya icyiza n'ikibi, ntawe ruravugana nawe nabi,
n'uwo Herode ntibaranahura, ariko baramwanze. Ikibazo kira, aramwangira iki? Ibyo ni ibibazo tujya twibaza kenshi mu buzima, ugasanga ufite abanzi impande zose. Sanga abantu barifuza kupfa, abantu barifuza ko utabyara, barifuza ko utakubaka, barifuza ko utakora ubukwe, barifuza ko utarya, barifuza ko utakwambara, barifuza ko utaba mu nzu nziza. Ukibaza, ye ko nta muntu nanga, ko nta muntu ngirira nabi, ko nta muntu mpemukira, baranziza iki? Niki bampora? Uyu mugoroba reka nkubwire ibanga rimwe, bakuziza icyo ufite badafite. Biravuga ngo abanyabwenge bavuye iburasirazuba bari bafite inyenyeri ibayoboye, iyi nyenyeri yari imbere yabo. Baraza kuva iburasirazuba kugera i Yerusalemu. Bageze i Yerusalemu bavuga ngo inyenyeri ni iby'umwuka, iby'umwuka byatugayidinze, iyerekwa ryatuyoboye ritugejeje mu murwa hagati. Ariko aho tugeze noneho reka dukoresha ubwenge. Abantu benshi batangira gura n'ibibazo muri iyi si cyangwa se muri buno buzima kubera ko bahagaritse kuyoborwa n'umwuka wera, bagatangira gukoresha amayindi zabo. Ni byiza ko dukoresha ubwenge, ariko Bibiliya ivuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cy'iby'umwuka, hari n'igihe cy'iby'ubwenge. Rero yari igihe cy'iby'umwuka, ntugashake gukoresha ubwenge, kuko iyo ushatse gukoresha ubwenge mu gihe cy'umwuka uhura n'ibibazo bikomeye cyane. Yari igihe cy'ubwenge nabwo ukazana iby'umwuka, kandi ari igihe cy'ubwenge uhura n'ingorane zikomeye cyane. Aba banyabwenge bavuye iburasirazuba baza aho Yesu ari, ntabwo barimo bakoresha ubwenge, barimo bakoresha umwuka, kuko mwiyerekwa babonye inyenyeri abandi batabonye. N'isi y'umwuka, iyo nyenyeri bajya imbere irabagayidinga, irabatwara, ibavana iwabo i Babuloni, niho bari. Bano banyabwenge barabi Babuloni, inyenyeri bayibona i Babuloni, bava i Babuloni bakora urugendo rurerure rwabagejeje i Yerusalemu muri Isirayeli. Aho hose baciye n'ibihugu byose bambutse, ni umwuka wera yarabari imbere, n'inyenyeri n'isi y'umwuka yabayoboraga. Bageze muri Isirayeli i Yerusalemu, baravuga ngo reka natwe dukoresha ubwenge. Barahindura, bakura amaso ku nyenyeri yo mu isi y'umwuka bayoboraga, barangije bavuga ngo dukoresheje ubwenge, kubera yuko inyenyeri twabonye ni iy'umwami, kandi uko tubireba turabona isa n'irimo gutambuka umudugudu mwiza, karitsiye nziza, ahantu heza abami batura. Rero reka iby'umwuka tube tuhagari cyangwa dukoresha ubwenge, reka twinjira ahangaha hari ibikomangoma n'abategetsi n'abayobozi, hanyuma tubabwire, tubabaze, tubayoboze aho umwami yavukiye. Bibiliya ivuga ngo binjira i Yerusalemu, binjira ibwami, hanyuma barabaza, avuga ngo twebwe turabanyabwenge, twabonye inyenyeri turi burasirazuba, ariko iyo nyenyeri twerekaga ko hari umwami w'Abayuda wavutse, none twari tuje kugira ngo tumuramye. Ijuru ryohereza Yesu ryari bizi neza ko rimwohereje mu isi irimo ba Herode bafite imitima mibi n'inzango n'ubugome. Niyo mpamvu
mpamvu Imana yapuraninze iravuga ngo Yesu ntazavukira mu murwa, ntazavukira n'ahantu abantu bashobora kumenya amakuru, ahubwo reka tumwohereze agende i Betelehemu, agende mu cyaro, hanyuma ave na hagati y'abantu bari. Nuvuga ngo ibintu byose byabaye kuri Yesu, bava i Galilaya, bava i Nazareti, berekeza i Betelehemu, binjira mu cyaro, abiwabo wa Yosefu bamagana Mariya, bamusohora bamujugunya hanze, agenda iyo ngiyo mu kiraro. Ibyo byose byari plani z'ijuru. Imana yarimo ihungisha Yesu, yarimo imukiza Herode, kuko ijuru ryari bizi neza ngo ahantu Yesu aje hari ba Herode b'abagome. Imana irazi neza abakuzengurutsa baribo. Imana irazi neza yuko uri mu isi irimo urwango, ni wowe udasobanukiwe isubayemo, ariko Imana yo irazi isubayemo yariyo. Niyo mpamvu ibintu byinshi Imana ikora mu buzima bwawe igerageza kubitwikiriza ibanga rikomeye. Imana yashakaga yuko Yesu aza akavukira mu ibanga, bikamenywa n'abantu ijuru ryahisemo gusa, abandi ijuru ritahisemo ntibabimenye. Niyo mpamvu Yesu amaze kuvuka, marayika yasonze abashumba baragiriye ngo mu misozi. Kubera iki? Abashumba bibera ukwabo, amakuru yabo amenywa n'abashumba bagenzi babo, bamara igihe kinini bibera iyo ngiyo, ntabwo bazatanga amakuru ibwami. Imana irongera igenda izana abanyabwenge baturutse iburasirazuba bataraba muri uwo murwa, batazi umuntu n'umwe, ibaha inyenyeri kugira ngo ibazane ibageze aho Yesu ari. Yesu nawe avukiye mu kiraro, ahantu hatari umuntu n'umwe. Ubuzima bwe bwagombaga kubibanga, nta muntu n'umwe agombaga kumenya iyo biva n'iyo bijya. Ariko abanyabwenge bakoresheje ubwenge bwabo binjira ibwami, batanga information ahantu zitari zikwiriye gutangwa. Iyi niyo mpamvu igihe cyose duhora tubwira abakurikirana ijambo ry'Imana, abatwumva ijoro n'amanywa, duhora tubabwira ngo ubuzima bwawe bugira ibanga. Uvuga ibikenewe kuvuga, ubibwire abakenewe kubyumva. Wishyura ubuzima bwawe hanze, kuko ntabwo uzi ba Herode bakuzengurutse uko bangana. Herode abumvise ati karibu 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 karibu, muze hano mwicare, mumbwire bimeze gute. Ayo makuru ko ari ubwa mbere nyumvise. Abandi bati turi iwacu twabonye inyenyeri. Iyo nyenyeri mu kurisobanura yuko hari umwana w'Abayuda wavutse, none tuje kumuramya, nimuturangire ari hehe. Biravuga ngo Herode byumvise ahagarika umutima cyane. Ahagarika umutima cyane. Niki yakoze? Biravuga ngo ahita akoranya abanyabwenge bose, arababwira nimuze hano, nimusobanurire ibyo numvise. Baraza bamusomera icyo, baravuga ngo biranditswe ngo yewe Betelehemu, nubwo uri mutoya midugudu y'Yudaya, ariko muri wowe niho umwami azavukira. Herode aravuga ngo okay, ndabimenye. Amakuru Imana yari yagize ibanga abageze mu biganza bya Herode. Akimara kugira mu biganza bya Herode, ahamagara b'abanyabwenge, arababwira ati rero mumbwire iyo nyenyeri mwayibonye ryari. Baramusobanurira. Haciye nk'iminsi 2 cyangwa 3 tubonye iyo nyenyeri. Abwira ati rero ndashaka mugende mukomeze mushakishe, murebe ahantu umwami yavukiye, numara kumubona mugaruke mumbwire nanjye ngiye kumuramya. Ariko ako kanya Herode muri we yari yamaze gupanga kwica uyu mwana. Ntabwo yashakaga kuza kuramya Yesu uko ashaka kuza kuramya Yesu, oya, ahubwo yarafashe gahunda, reka bagende, hanyuma nibagaruka banyereka hari ndahita mwica.
amakuru y'uko Yesu yavutse abageze mu biganza by'umugome. Reka nkubwire, uzi yuko abantu batifuza kukugirira nabi, inshuti zawe, abavandimwe bawe, abantu bagukunda, abantu bakwifuriza ibyiza, uzi yuko aribo batanga amakuru yawe ku banzi bawe. Kubera iki? Kuko abanzi bawe ntabwo bashobora kumenya amakuru yawe. Bayakura hehe? Ntibishoboka. Nukuvuga ngo Herode ntiyashoboraga kumenya amakuru ya Yesu, kuko Herode ni umwanzi wa Yesu. Ijuru rirabizi, ntishobora gutuma amenya aho Yesu yavukiye. Imana yagiye gushaka abantu bafite umutima wo gukunda Yesu, bari buze kumuha ifeza, bari buze kumuha izahabu, bari buze kumuha ibyo akeneye. Iba ari bo iganira, iba ari bo iganiriza. Nawe iyo uganira, iyo postinga, iyo ubwira abantu, ntubwira abanzi bawe, hamagara abavandimwe. My sister, my brother, I have good news. Now, I get a visa. I want you to go somewhere. Utwo dukuru ntutubwira umwanzi wawe, utubwira inshuti yawe. Inshuti yawe nayo mu kwishima no mu guhimbarwa itayiruka ngetse igenda ikabwira undi ati yo, uziko umuvandimwe wanjye yabonye visa, umuvandimwe wanjye yabonye visa, ubu ngubu disagiye kujya mu Bwongereza. Wandi no agateruka akabwira undi ati kana karabacitse aragiye yabakiranye. Ako kanya makuru akabageze mu biganza by'abanzi bawe. Nawe urabyumva, ako kanya bahita batangira guhamagara imizimu yose ishobora guteza impanuka iyo ndege uzagendamo, cyangwa se kubana urugendo rwe kugira ngo utagenda. Nimba bishoboka bakabana kwica kugira ngo utagira aho ujya. Ibibazo byinshi dufite mu buzima bwacu ni ba Herode bakiriye amakuru bayakuye mu biganza by'inshuti zacu, by'abavandimwe bacu. Ntago inshuti zacu n'abavandimwe bacu bavugana na ba Herode bazi imigambi ba Herode bafite. Oya, ba Herode imigambi yabo ntago bajya bayigaragaza. Ba Herode yabwiye abanyabwenge, urabwira ngo nimugende, numara kuramya Yesu mugaruke mumbwira hari nanjye ngende muramye. Urwo rurimi rwa ba Herode. Rero inshuti zawe iyo zivugana n'abazakugira nabi ntago ziba ziza ubugome n'ubugambanyi buri mu mutima y'aba Herode banga ubuzima bwawe. Ntago babazi ikintu na kimwe, ariko barabaganiriza bakababwira, hanyuma ku kanya ba Herode bagatangira gucura imigambi yo kukugirira nabi. Ubuzima bwawe bagatangira kubwerekeza no kubwohereza mu gihugu cya Egiputa. Herode arategereza, abanyabwenge nabo baragenda. Bamaze kuramya Yesu, baryamye muri iryo joro, marayika aramanuka arababwira ati rero uriya muntu mwahuye nawe ni umwanzi w'ibyiza, ntagashaka kuza kuramya Yesu, ntago afite umutima nk'uwo mufite w'urukundo n'impuhwe n'imbabazi no kwitanga no gufasha, ahubwo yuzuye ubugome. Umutima we urimo scorpion, ni umutima w'inzoka. None nimucinde inzira ntimusubire aho mwanyuze. Biravuga ngo abanyabwenge bicira iyindi nzira, ntibanyura mu nzira ya Herode. Icyo nicyo gihe marayika nawe Yesu amanuka abwira Yosefu ati haguruka wiruke. Biravuga ngo Herode abonye ko abanyabwenge bamutengushye batagarutse kumubwira amakuru, ahita afata icyemezo cyo kurimbura, cyo kwica umwana wese warayuvutse kugeza ku mwana w'imyaka 2.
bwoko bw'Imana munkurikire, amakuru ushyira hanze y'ubuzima bwawe, iyo adatumye uruhinja Yesu rupfa, hari abandi bana bazapfa bazira amakuru watanze. Hari ibindi bintu bipfa mu buzima bwawe, hari ibindi bintu byangirika. Hari abantu usanga abarozi bararoze barakuzinga ngo udakora ubukwe, bakakubaho ukabaho ngaho ukarwana imyaka 38 ukabona ubukwe burabaye. Warangize tumva reka nze mbatumire bazi wanjye mu rugo, hanyuma barebe. Bari baravuze ngo sinzarongorwa, bari baravuze ngo sinzubaka, none ngiye kubahamagara bazi wanjye, barebe uburyo cy'umugabo wanjye tubanye neza, barebe ko Imana yampaye urugo rwiza, mfite intebe nziza, mfite televiziyo nziza, nteka neza. Ngiye no kubahamagara inze mbagaburire, barye banywe, barebe nanjye mbakandagire ku mutwe. Reka nkubwire inshuti yanjye, iyo Herode abuze Yesu ahiga impinja, niba barafunze mariage kugeza ku myaka 38 ikabacika ikabibaye, reka nkubwire ngo bagiye gutangira kuguhiga ngo upfe, bagiye gutangira guhiga umugabo yawe bamwice bagupfakaze, bagiye gutangira kuguhiga ngo utazabyara. Umva, abagome ntibajya baruhuka, ubugome ntibushira muri bo. Niyo mpamvu dakwiriye kuvuga ngo reka nze mbemeze mbereke ko ibyo bashakaga batabibonye. Oya, iyo umaze kumenya imigambi ya Herode urahunga. Baravuze ngo sinzabyara, none ndabyaye, reka nze mbereke yuko nanjye umusonone mpetse umwana. Uwo mwana urimo uramushyira mu kaga, kuko noneho target itindukira kuri uwo mwana. Nibwo igitondo kimwe byuko ugatangira kubura amashereka, konsa bikananirana, ugatangira umwana kurwaragurika, gukura bikananirana, yakura yaba nakuza nabayeho ubwenge bukanga, agahura n'ibibazo, agahura n'intambara zitagira uko zingana. Hari abana benshi bafite ibibazo mu buzima bwabo. Kubera iki? Kuko Herode bari barakoze ibishoboka byose ngo batavuka, ariko baravuka. Hanyuma ababyeyi ntibamenya guhungana abana ngo babajyane kure ya Herode. Hari igihe cyo guhunga. Yesu Kristo yari umwana, yari Imana, yari afite abamarayika bamanuka bakaza kuvuga ibyenda kuba n'ibigomba kubaho. Ariko marayika yabwiye Yosefu ngo hunga. Muri ubuzima hari igihe bigusaba guhunga, hari igihe bigusaba kwimuka ukava muri iyo karitsiye imwe abarozi ukajya gutura mu yindi, hari igihe bigusaba kujya kure y'uwo muntu ushaka kugira nabi, hari igihe bigusaba kwima amakuru abanzi bawe. Ntago muri buno buzima igihe cyose uvuga ngo nzasenga, nziyiriza, nzarwana. Oya, nimba hari ukurwana, ntabwo ari kurwana ngo arushe Yesu Kristo kurwana. Imbaraga ukoresha mu guhangana n'abo barozi ni za Yesu, amavuta ukoresha na ya Yesu. Ndetse niba ufite ibindi wizera, nimba ufite ibindi wizera bitari Yesu, uko ufite izindi mbaraga ukoresha zitari za Yesu, aho ngaho sinakwirirwa ndisikita, ntabwo najya mu mpaka. Ariko nimba ari imbaraga za Yesu wiringiye, nimba ari amavuta ya Yesu, nimba ari umwuka w'Imana, nimba ari imbaraga z'ijambo ry'Imana, reka nkubwire ngo Yesu ngo wiringiye, marayika aramanutse abwira Yosefu ngo muhungane umujyane muri Egiputa. Muri ubu buzima rigiye ngombwa kuhunga. Ntabwo ibibazo byose duhangana nabyo, ntabwo intambara zose ari ngombwa ngo tuzirwane, ntabwo ibije byose ari ngombwa ngo tubifesinge. Hari ibyo turwana nabyo, hari n'ibyo duhunga. Hari ibyo dutega umutwe, hari n'ibyo dutera umugongo tukiruka. Yesu
Yesu wiringiye ko ari bugukize, Yesu wiringiye ko azagushoboza kuba hagati muri abo barozi, yahunze Herode. Yarahagurutse ariruka. Nshuti yanjye, witega umutwe, hungisha ako gahinja, hungisha iyo poroje, hungisha uwo mugabo wawe, hungisha uwo mugore wawe. Hunga, ba Herode ni babi. Iyo babuze kimwe bakurikira ikindi. Iyo babuze umugore we bajya mu rubyaro, babuze mu rubyaro bajya mu mugabo, babuze umugabo bajya ku mubyeyi, babuze umubyeyi bajya ku kazi. Ibibazo byinshi byanze gushira mu buzima bw'abantu kubera guhora kwa gutura mu marembo ya ba Herode. Biravuga ngo Herode abonye ko adashoboye gufata Yesu, abonye ko adashoboye kugera aho Yesu ari, ngwangije afata icyemezo cyo kwica abana bose b'impinja. Yesu amaze guhunga, abatamenye iryo banga, abatamenye ko Herode yasaze, bapfushije abana batagira uko banga. Rasheli yapfushije abana babiri. Hari ubutumwa bumwe nigeze kwigisha ndimo kuvuga ngo kubera ko Herode, kubera ko Rasheli atinjiye mu byanditswe, atasomye, atasenze, ataganiraga n'Imana, atabonanaga n'Imana, yapfushije abana biwe kandi byari byanahanuwe ko bazicwa. Ariko Yosefu waganiraga n'Imana, wasengaga, washoboraga kwakirishwa, washobora kumenya ibyenda kuba, yahunganye umwana na nyina. Iyo usenga, iyo wizera, iyo usoma ijambo ry'Imana, iyo usoma ubuhanuzi, umenya ibyenda kubaho bitarabaho. Marayika akubwira icyo gukora no mu bihe bigoye. Marayika kumenyesha ko ugomba guhunga. Oh, hallelujah. Mu gihe cyo guhunga, uko niko bahagurutse bariruka, barahunga, baragenda bajya muri Egiputa, bicara mu gihugu cy'ubuhungiro. Hallelujah. Bicara mu gihugu cy'ubuhungiro, babayo musurira unduracya. Byashoboka ko babwiriwe, byashoboka ko bambaye ubusa, byashoboka yuko ubuzima bw'amahanga n'ubuzima bw'amahanga. Nibyo Yosefu yari afite amafaranga menshi yajyanye, ariko utekereze amafaranga uba wahunganye mu buhungiro, urya udakora. Kuko Yosefu mu gihugu cy'iwabo yarakoraga. Ubundi aya mafaranga cyangwa se izi feza n'izi zahabu, izi feza n'izi zahabu, iyo Yosefu ataza kujya mu buhungiro akaguma iwabo, amaturo bari batuye Yesu yari kuyabyazamo umusaruro, akamu business ukomeye cyane. Uyu munsi none aba ari umwe mu bakire tuzi muri iyi si. Ariko kubera Herode yerekeje inzira y'ubuhungiro, ajya kwa mu gihugu cy'amahanga, aho ajya adakora, agomba gutunga umwana, agomba kwishyura amacumbi, agomba kwishyura amafagitire yose, kandi adakora. Bivuze ngo ubushobozi yari afite, nubwo ufite miliyoni 100 wicaye mu gihugu cy'amahanga, udashobora guproducinga na miliyoni 1, izo miliyoni wishyura inzu, wishyura umuriro, wishyura buri kimwe cyose buri kwezi, ugomba kumenya ubuzima bw'umwana, ugomba kumenya ubuzima bw'umugore. Mu gihe cy'imyaka 5 amafaranga ubusigaranye agushiraho burundu. Ariko ijambo twasomye ryavuze ngo Herode arapfa. Hallelujah. Ngo marayika aramanuka asanga Yosefu mu gihugu cya Egiputa, arangije ambwira ngo haguruka usubirane umwana na nyina mu gihugu cyanyu, kuko Herode yapfuye, uwagenzaga umwana ntakiriho,
uwashakaga umwana ngo amwice ntagihari, none haguruka usubira iwanyu. Uyu ni umugore wo guhaguruka ugasubira iwanyu. Uyu ni umugore wo guhaguruka ugasubira muri gakondo yawe. Ni umugore wo guhaguruka ugasubira mu munezero wawe, ugasubira mu rugo rwawe, hahandi muri bya bindi wari warabujijwe, bya bindi utemererwaga, hahandi wari warakuwe kubera ko icyakugenzaga cyapfuye. Reka nkubwire ngo uyu mugoroba Herode warwanyaga ubuzima bwawe ntakiriho. Herode washaka kwica amasezerano yawe ntakiriho. Herode washaka kwica umuhamagaro wawe ntakiriho. Herode washaka kwica urugo rwawe ntakiriho. Herode wica ubuzima bwawe ntago agihari. Imana iraguhamagara uyu mugoroba. Uyu mugore Imana aguhamagara ngo va muri Egiputa. Uyu mugore Imana aguhamagara ngo va muri ubwo bukene. Uyu mugore Imana aguhamagara ngo va muri ubwo buhungiro, kuko icyari kikuzirikiye muri ubwo buhungiro ntabwo kigihari. Abarozi bari baravuze ngo uzapfira muri ubwo buhungiro, uzapfira muri iyo nkambi, uzapfira muri urwo ruzerero. Ijambo ry'Imana avuze ngo Herode ntakiriho. Yosefu we haguruka ugaruka mu masezerano yawe. Uyu mugoroba hari inkuru nziza ikubwira ngo Herode wakugenzaga ntakiriho. Herode waguhigaga ntakiriho. Herode warwanyaga ibyawe ntakiriho. Inkuru nziza uyu mugoroba, Herode waravuze ngo ntago uziga yamaze kugenda. Herode waravuze ngo abana bazaba inzererezi yamaze gupfa. Herode waravuze ngo ntuzashaka ntabwo akiriho. Herode wavuze ngo ntabwo uzabyara, ntabwo uzaheka, ntabwo uzambara, ntabwo uzagubwa neza, ntabwo uzagera aho ugera. Herode ntago akiriho. Uyu mugoroba ijambo ry'Imana nambwiye ngo Herode wagenzaga umwana ngo amwice ntabwo akiriho. Ramande rebo sekeremo sayini. Uyu mugoroba Herode wakurwanyaga ntakiriho. Ijambo ry'Imana yavuze ngo Herode yapfuye, nawe va muri Egiputa. Imana yagukura muri Egiputa uyu mugoroba. Imana yagukura muri Egiputa y'ibibazo. Imana yagukura muri Egiputa y'agahinda, muri Egiputa y'umubabaro, muri Egiputa y'uburwayi, muri Egiputa y'amadeni. Vayo kuko Herode atakiriho. Mandaraba sekeremosai. Herode wari waraziritse visa yawe ngo uturire indege ngo ugire aho ugera. Uyu mugore Imana akubwira ngo ntakiriho. Haguruka witegura urugendo rwawe, haguruka upanga amavarisi, haguruka witegurire kurira indege, kuko Herode wari warakuziritse ntabwo akiriho. Imana akubwira ngo va muri Egiputa. Imana aguhamagara ngo va muri iyo Egiputa. Herode wari warakuziritse ntabwo agihari. Herode waravuze ngo ntuzakora ubukwe. Haguruka witegura ugura ibishyingiranwa, kuko ubukwe bwawe buraje. Herode wari warakubujije kurongorwa ntago akiriho. Baherode baratwirukansa, Baherode baratugambanira, Baherode batuvuga nabi, Baherode batwita amazina, Baherode baratubeshyera, Baherode bakora ibishoboka byose ngo ubuzima bwacu bwangirike. Ariko Imana ijya ibakuraho ikaduhamagara ikadukura muri Egiputa iyo Baherode batwoherejemo. Uyu mugoroba Imana yagukura muri Egiputa umazemo igihe kirekire. Iyo Egiputa yivemo. Ramande rebo sekeremo sai. Uwo Herode w'umurozikazi watanze byinshi ngo ubuzima bwawe bwangirike, yishyuye ibiguzi kugira ngo utabaho. Yahigaga umwana wawe ngapfe, yahigaga umugabo wawe ngo upfakare, yahigaga umugore wawe ngo upfakare. Biravuze ngo ntakiriho. Ndavuze ngo Herode ntabwo akiriho. Uyu mugoroba ni ijambo ry'ubuhanuzi hejuru ubuzima bwawe. Va muri Egiputa. Biravuga ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Uri umwana w'Imana. Uyu mugoroba Imana yaguhamagara kuva muri Egiputa. Sokayo. Mandaraba sekeremosai. Soka muri iyo Egiputa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Soka muri iyo Egiputa. Ndagusengera aho uri hose. Ndagusengera umugabane wose uriho.
ndagusengera igihugu cyose uherereyemo. Ndavuze ngo Herode wagenzaga ubuzima bwawe ntakiriho. Herode wagenzaga amashuri yawe. Ramande rebo sekere mosaini. Benshi bacikije amashuri kubera ba Herode. Kubera ba Herode bavukiyemo. Kubera ba Herode baturanye. Kubera ba Herode mu miryango bashatsemo. Kubera ba Herode bagenza ubuzima bwabo ngo babice. Babashize muri Egiputa yo kutiga. Babashize muri Egiputa yo kudakora. Babashize muri Egiputa ingo zabo ziri mu bibazo bitagira uko bingana. Kubera ba Herode binjiye bakinjira mu ngo zabo bagasenya umunezero n'ibyishimo. Ariko uyu mugoroba ndakubwira ngo Herode ntakiriho. Sohoka muri iyo Egiputa. Sohoka muri iyo Egiputa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Sohoka muri iyo Egiputa. Urugo rwawe rwendutse Egiputa kubera ba Herode barwinjiriye. Ariko uyu mugoroba vayo mandere bosekere mosai. Vayo mu izina rya Yesu Kristo. Va muri iyo Egiputa mu izina rya Yesu. Manderi ya basakara mandoro boshekere mosai. Va muri Egiputa mandara basakara mosai. Kuboko kw'Imana, mbaraga z'Imana zigukure muri Egiputa. Tugiye gusenga Imana. Dusigaye iminota 9 yonyine gusa. Reka tuyisenge mu Imana. Uvuge ngo uyu mugoroba ndava muri Egiputa. Uvuge ngo uyu mugoroba Imana irampamagara kuva muri Egiputa. Amavuta y'Imana ari hejuru ubuzima bwawe. Iyi message nijwi ry'Imana riguhamagara rigukura muri Egiputa. Wowe ubwawe urazi Egiputa wicaye. Wowe ubwawe urazi Egiputa wahungiye. Urazi Egiputa urugo rwawe rurimo. Urazi Egiputa umuhamagaro wawe. Ariko hari inkuru nziza. Imana iraguhamagara. Iseri naramukunda. Mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ahari Iseri uhashyira izina ryawe. Imana iragukunda. Imana iraguhamagara. Nimba Yesu ataragumye mu buhungiro, nawe ntabwo uri bugumemo. Nimba Yesu ataragumye muri Egiputa, nawe ntabwo uri buhagume. Zamurijwe rya Huse. Zamurijwe rya Huse ngema. Zamurijwe rya Huse. Mande rebo sekere mosai. Zamurijwe rya Huse aho uherereye hose. Aho uri hose. Senga muri kano kanya. Bwira Imana Egiputa urimo. Ni Egiputa y'urushako. Icyo gihugu cy'amahanga urimo cyarakumise. Ubuzima ubayeho utagira ibyangombwa bwahindutse Egiputa. Ubuzima ubayemo utagira akazi. Umugabo wawe niwe ukora wenyine, we ntacyo ukora. Umugore wawe niwe ukora wenyine, wowe uri umushomeri wicaye mu rugo. Ubuzima bwawe bwabaye Egiputa. Diplome yawe nta kintu igeze ikumarira. Amashuri wize nta kintu igeze akumarira. Ibyo ukora ijoro n'amanywa bihinduka ubusa. Umuhamagaro wawe uri muri Egiputa. Urasengera muri Egiputa, urabwiririza muri Egiputa, urakora muri Egiputa. Uyu mugoroba ikiganza cy'Imana kigusohore muri Egiputa. Kuboko kw'Imana kugukure muri Egiputa. Ndamanura amavuta y'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ndamanura imbaraga z'Imana yawe mukundwa. Imana iragukunda. Uri umusore unkurikiye. Abakobwa barakubenga kubera kuba muri Egiputa.
uvugishije wese arakureba akabona nta ejo hazaza hahari. Uwo muganiriye wese umubwira umushinga ufite akagusubiza inyuma. Ubuzima bwawe bwahindutse Egiputa. Uyu mugoroba iyo Egiputa y'icyangiro Satani yashyize hejuru ubuzima bwawe irangirane n'uyu mugoroba. Ndavuze ngo umwaka mushya uje uzakora ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'umukobwa wicaye muri Egiputa y'icyangiro. Hari igitwikirizo kiri hejuru ubuzima bwawe. Ntawe ukure, ntawe ugukunda, ntawe ukwitaho. Ukuvugishije aragenda ntagaruka. Ufite gahunda nzima ntabwo ahagarara imbere yawe umwanya, aba yagiye yabivuyemo. Imyaka irakujyana umunsi ku wundi. Wicaye mu buzima utabona icyerekezo, utabona igihe uzabuviramo. Iyo ni Egiputa. Ba Herode bayigushyizemo, ba nyogosenge bakorana n'imyuka mibi. Ba Herode ba nyoko wanyu bajya mu bapfumu. Ba sokuru bakoranye n'ibindi bigirwamana. Ba nyokuru bagende mu myuka mibi. Ba so wanyu na ba nyokoro bafashe ubuzima bwabo bufungirana muri Egiputa. Ntabwo ubona ejo hazaza. Ndavuze ngo ibyo birangirane n'uyu mugoroba, kuko ijwi ry'Imana riguhamagara ngo va muri Egiputa mu izina rya Yesu Kristo. Wagenzaga ubuzima bwawe ntakiriho, wabashe ubuzima bwawe ngo udakora ubukwe ntakiriho. Ndavuze ngo 2023 uzarongorwa, uzagira ubukwe bwiza, uzagira urugo mu izina rya Yesu Kristo. Oh ramanda rabasekere mosai. Ndavugana n'umuntu amashuri ya Ba Herode batumye utiga, waragerageje biranga, wicaye umwaka wose, wanditse igitabo cyanze gusohoka. Ibyo ugerageza gukora byose ubuzima bwawe buri muri Egiputa. Ndavuze ngo amashuri yawe aragarutse mu izina rya Yesu. Imana irahamagara amashuri yawe, Imana irahamagara amashuri yawe, Imana irahamagara amashuri yawe. Nave muri Egiputa. Mandarabashekere musa. Baziritse umugisha wawe. Bapfumu n'abarozi barakoranye, bafata umugisha bajya kuwuhamba ku nyanja. Bahambye business yawe, bahambye igikundiro cyawe, bahambye amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe, bahambye ijwi ryawe. Ntabwo kivuga ngo abantu bumve. Abanzi ubuzima bwawe bafashe ibyawe, bafashe umukungugu wo mu birenge byawe, bafashe imigisha mu biganza byawe, bajya kwihamba muri Egiputa, ariho mu ishyamba rigari. Bahambye imigisha yawe mumva, bakugaburiye ibitaka byo ku gituro, baziritse ubuzima bwawe, ibyawe byaraboshwe. Ikintu cyose ugiye kugeraho kiraguruka, ikintu cyose ugiye gukozaho imitwe y'intoki kiraguruka. Uyu mugoroba ndasenze, Imana yaremye ijuru n'isi iguhamagare, igukure muri iyo Egiputa wicaye. Ubwiza bwawe bugaruke, igikundiro cyawe kigaruke, imigisha yawe igaruke, gutera imbere yawe kwawe bize mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo amavuta y'Imana kumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe bikunde, ibyawe bishoboke. Va muri iyo Egiputa mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo soka muri Egiputa. Mandarabasekere musa. Ndavuze ngo umwuka w'Imana nazejura ubuzima bwawe. Herode wakugenzaga uyu mugoroba napfe mu izina rya Yesu.
ndavuze ngo umwuka wose wa Herode wari hejuru y'ubuzima bwawe nupfe mu izina rya Yesu. Umwuka wa Herode utuma wirukanwa kuri buri kazi kose ugeze, ndavuze ngo nupfe uyu mugoroba. Umwuka wa Herode utuma ushwana n'abantu bose, umwuka wa Herode utuma inshuti zawe zose zikuvaho, umwuka wa Herode utuma ugambanirwa, umwuka wa Herode utuma uhora wiruka uva ahantu hamwe ujya ahandi, uwo mwuka nuve hejuru y'ubuzima bwawe. Umwuka wa Herode ugushwanisha n'inshuti zawe, ugushwanisha n'ababyeyi, ugushwanisha n'abamwubakanye, umwuka wa Herode uzana urupfu hejuru y'ubuzima bwawe, ndavuze ngo uyu mugoroba nukurekure fire katika jina la Yesu. Ndatwika umwuka wose wa Herode ukwicayeho. Uyu mugoroba ndavuze ngo va muri Egiputa kuko Herode atakiriho. Ndavuze ngo va muri Egiputa kuko Herode atakiriho. Ndategekesha ububasha ntabwo n'ijambo ry'Imana na Yesu Kristo waje mu isi akavukira mu nda y'umugore. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Herode wakugenzaga napfe, nawe sohoka muri Egiputa, subirana uburenganzira bwawe, akira kubaho mu mwidegemvyo mu izina rya Yesu. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Ndagushimiye kubw'icyo ukoze uyu mugoroba, izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha abo twabanye imbere y'Imana uyu mugoroba. Tuzakomeza ku munsi w'ejo aya masaha, hanyuma mu gitondo saa 11 ni morning glory. Imana ibahe umugisha, muve muri Egiputa kandi Herode wabagenza agapfe mu izina rya Yesu, amen. Ijoro ryiza, mugoroba mwiza.